Beno. Ariko rero umva mubwire. Uretse mubwire wowe. Uretse mubwire bya bintu by'ibishitani bitinyura umure. Akasha. Akoze kare shitani koko. Akase kigiye. Asiko kibonye turi abagabo babiri tagitinya. Hariya nari kugikubita. Cyanga narota. Kare kugikubita. Tera numvise induru ivuze miti nzana umuhembe. Nariye gukubita. Abuze bibayo. Ariko se ubundi bigenze bite? Umva mwakibonye namwe byanya. Bigenze bite? Nese kigiye. Cyari kinyica umugore wawe. Akomereza inkoni mbaze nkwe. Oya higure. Damo. Akubukirenza hasha. Yese ndakubuye ko ngombora abantu bakora kuri toilette. Ariko nimba kuri toilette nimba umuntu agiye kuri toilette cyakagenda gasigariraho umuntu ari izi wacu buriya bishatse kuba ko wasaze Cyakora papa warakwa. Yabaye nta kindi ukwiriye usibye kwishyuza wese. Cyane rwose. Ariko ubuzi imishinga ngufite. Imishinga? Uzi imishinga ngufite yo nubwo unyigiraho Imishinga wowe? Jewe nyine. Ngama ya mafaranga twavuganye. Amafaranga? Yamereza. Ibyo nabyo reka nze mukaya turajyana kuri banki. Tugende kuri banki kuze uyana. Mbo banzuma kabizu. Ariko ngo banzuma kabizu. Kuzikoro no muhungu warasaze. Sivanse mbande kwa rukundo. Yamereza undi nkaguhe. Yamereza. Ahubwo we shaka kujyana hano. Ko njyana he? Urumva? He. Yo gutembereza ahantu. Hahandi Mukwi wacu kandi. Hamwe wirwa wicaye. Ubundi se ubuhari gukora ndeka ari wowe hokora. Yes. Hamwe kuri toilette. Kuri banki. Kuri banki. Wese ukora muri banki. Dore kandi reka nkubwire guhinduza ibintu kwawe niko kuzakoraho. Reka nkubwire nimba ndimo ntekereza ngo ushaka no kugura imodoka. Ugatangira ukagira ukajya ibintu byose umva. Wowe harya ngo ni kiroso. Wewe kiroso. Uragura imodoka wabuze nayo kwiyogoshesha ubwo bwanwa bwawe gusinyira mu imodoka. Banzu ndeba ariko. None mfate na tirere yanjye nyikureho imigisha yanjye nyikureho. Ushaka kujya gusokoresha shinya. Nyikureho. Gusa reka nkubwire wa mpungu. Isara kwanga. Ambo. Jewe iyo umpaye nimero zitari zo. Ukamana nimero ziteza nayo ukohereza amafaranga nkasanga ntabwo ari zo. Nagwaye zitari zo cyangwa we nta mafaranga ufite. Nese witwa dative. Dative. Nta mafaranga afite. Ntayo ufite. Wawe ufite kuri toilette zo ukabona amafaranga. Aya makarita nayiki. Beka nibitama abakire na za ntuza. Ubu si isura ni wowe cyangwa usa na so wayamwibye. Icyo cyizera abayangiriye. Icyizera kugirira. Nigize ibiri. Reka nkubwire rero. Sibyo? Papa wawe arakwaka. Iyaba gukunda ntiyagushyize kuri toilette ngo wishyuze ngo ijana rya toilette amasazera gutuma haragira ute nkutijana. Ahise ukazemera kwa kobwa ngo waruzi ko amatoilette yose yagiye baverisa. Okay ntacyo tubyihorera. Amafaranga. Reka nkubwire hari ahantu nangiye ejo uzaza nyagura. Cyane. Mavanse. Ashegenda. Avance. Aho uzagenda n'amavanse wishyuza kuri toilette urayagira urasama. Sawa. Ntiwubujije imigisha. Imishinga nayo ngufitiye urayizi. Sawa. Genda. Karibu gite. Yego. Muraho neza. Amahoro n'amahoro. Amahoro. Mukomere cyane. Yego. Neza kuzwe. Reka ryose. Abayobozi mubayeho neza kwe. Urabona ukuntu ukeye. Rega ni ngombwa tuba turi buhure n'abaturage benshi. Bose bagitifu w'imirenge niko muzi.
Anyana mbikurikirana papa kiroso n'umuzi se. Mwumva nawe barambwiye hano wari utuye amakuru yawe narayumvise ko mwari mwarabazamuye cyane. Oya twebwe inshingano ubundi zacu abashoramari ni gufatanya n'inzego z'ibanze ubundi genda umuterankunga w'inzego z'ibanze. Ubwo rero rwose aho ndi imihigo barayesa. Nanjye numvise ko wageze mu murenge wanjye ndavuga ni ngomba kumusura papa kiroso. Reka mwicaze mu nzu tuvugana. Yego. Ese ko nihutaga ubundi warese tukaganirira hanze ntabwo ndi butinde. Byose n'ubushake bwawe. Sheri, yana gateye umuyobozi yadusuye. N'igitifu w'umurenge wahangaha twimukiye vuba. Nazana agatebe tube tuganira. Karibu noneho. Karibu rwose muca kabogi. Ya. Aho kamada uzona musuhuze. Iri madamu wawe? Ni madamu wanjye we. Muraho. Sheri. Makuru yari meza. Namwe muraho. Turi abanyamahirwe hano murasurwa na gitifu. Arayampa yuzuye noneho arayampa ko nabanguke batansanga abanyitse. Ndavugisha iriya niyo gisemo amesha gomba kugwa ku gashyitsi. Niko shaki. Urabona ukuntu wanyirije hasha. Imeze bite se sha? Nakaso. Uyu niriye. Ako. Niriye. Urabona ko banaragiye. Asaba ndaguhangaye sha. Ako? Ako ngakura yampa pe. Ako. Urabona ko gafite ubukure rwose karakuze kasokoje n'icyano. Mucoma wanje Wawe wikandagura cyane. Uze sha. Irimo vuga turimo. Ahubwo ugira hino. Ndashaka guhita ngenda. Ndashaka guhita ngera hara hepfo ku cyuzi. Ahubwo se ndakwishyura ukanjyanire se cyangwa nakujyanire? Arya ni nkorera hamwe kuri ka kabari ka. Je tumukire woroye w'umworozi. Agera nkururira n'ihene. Kare mu rugo rwacu. Arimo arihuta ngo yarimo atambuka kandi nanjye namushaka. Ngiye se kumujyana na gitifu. Byiza nishimye. Nishimiye kubabona. Nta kibazo bagikomereje twari urimo. Katube tumena amabiri na gitifu. Nige papa kiroso rero wumvise. Oya hari n'ahantu nagiye nkubona ku mateleviziyo kenshi kandi ibikorwa byanyu n'indashyikirwa biraza. Hano hose baranza amaradiyo, amateleviziyo, kugurisha n'amatangazo byose bitangwa ni papa kiroso. Amakuru buriya natwe turayakurikira gatanu ku kandi. Yarutse kumva ko n'akariya karere uturutsemo ejo bundi ariko gaherutse kwesa imihigo kabaya kambere. Ubu rero no mugisha kuba tugize umushoramari nkawe mu murenge wacu. Ubu natwe umurenge wacu uraje uzamuka rwose. Inshingano zanjye gufatanya n'inzego z'ibanze. Oya nibyo rwose. Niyemeje kubazamura ariko nabo banzamura turafatikanya. Nakorera ise bo batamfashije. Natwe se serivisi rwose tugomba kuzibagezaho nta kibazo. Buriya natwe umunsi kundi dukora ari cyo kintu dushaka kugira. Dushaka iterambere ry'igihugu ku buryo buri wese agaragaza inshingano ye akagaragaza uruhare rwe mu kuzamura umuturage. Ubundi nizo nshingano z'abashoramari. Kandi politiki yacu ishingiye ku muturage hasi. Urabona ino nzu ahangaha mpaguze vuba. Bureba rwose. Impamvu mbona ukiri mu bintu by'ubwubatsi. Ndacyari mu bintu byo gusana nshaka kubaka ka korutire hariya nkazamura nkongera nkavugura nahaguze hatameze neza mbese hameze nka za nzu zo muri Kongo. Imbere ni nziza cyane iranasize byose ariko inyuma ntihameze neza kandi abanyarwanda barabizi ko n'umurimbo wacu kenshi inyuma nk'uko nyine nawe wambaye neza watsabye rero umurimbo wacu inyuma nicyo ndi gushaka rero ndetse ndakora na mitasi ntabwo ndayikora hari ahantu twari dutuye hariya Nyamirambo
mfite n'indi nzu hariya ku Gisozi izo zose ariko nubwo nzikunda nazishyizemo apangaye nahisemo ino quartier yanyu none umurenge wanyu nawe barambwiye ngo umuntu mwiza cyane ndabana mwiriya nzu yuriya mu Gitifu mwiriya uriya murenge wa Gitifu nzahagura inzu bayane byari kudukunda abashyitsi rwose ni kare ahubwo tugira umugisha kuba ubashije kuzura umushoramari natwe tuzajya tugufasha muri serivisi ukeneye ariko byibura umurenge wacu nawo utera imbere rwose umva ndahari niba mwaragize uruhare mu kugira ngo akarere gatere imbere urumva umurenge wacu nawo urahita uzamuka ndahari giti ndahari ku bwanyu rwose ureba ahubwo nyine sinzi hano mu murenge wanyu ibintu bijyanye na mitasiyo bisaba iki ariko ubwo hari uzamfasha byo gusa na hano hantu birangora urumva kenshi mba ndi Dubai mba ndi hirya no hino cyane imodokari binini ubona hano byose n'ibyanjye biba bizana ibintu bisavinga abanyarwanda umwanya rero bari mukeya hari igihe nshobora kuzana guhamagara kuri telefone nkatuma wenda madamu nk'abantu mumufashirize serivisi yihute nk'uko musanzwe muyiha n'abandi si ikibazo cy'uko mwagira amarangamutima sina nabikunda sina byiza ariko nzakubwira ko yaje kugira ngo mumfashirize agaruke muri business ya serivisi ubu rwose n'inshingano zacu natwe tugomba kuziha abaturage ndumva aricyo kintu tuzakora nyakubahwa Gitifu ndagushimiye rwose ndakoze cyane wakoze kunyitaba ubwo rero naringiye hari n'undi wamamagaye ruguru ahangaha naringiye gusimbuka ngo mugereho usaka nangaye nyine mba ndi kwihuta jya umbwira uwanyiciye na gahunda nanga mirongo iyi akase wowe wahayakuramo aya 40 n'imeshisha 40 veni 20 byose ariko ihene uzi ko nayigaburiye ese ubundi sha uzayamaze iki kukiri na mutoya amafaranga twebwe ubuze ukuntu twagiye turwana n'amafaranga 20 wowe oya twakwirirwa mu bintu byinshi fata 22 22 ariko ntacyo kuko akana wenda kazatera imbere fata 25 abantu bafite ibonda amafaranga babaye amariyemo umva kubwira rero 25 we ya noneho nari nyamariye hano hirya hari akarima nari maze kugurayo sinzi niba twajyana nka rotira cyangwa se nkaba ngo ayo mfite ndukaza ufite angahe hano banza bahase bumva yafite ndaza kwikuzanira ndabona harimo ducere kuva harimo za 5 nta kibazo ariko bubitsa yangaye yes noneho uraza kuyinzanira ndayikuzanira ntugiye ubundi uzayamaze iki kukiri umwana wagiye wari tuba dufite amakonti ariko uraba utagiye gusambana sha utajyanye mu buraya ubu kugira ngo biriya bintu ubundi uranze uzambaririze bazamukunda kugira ngo amafaranga nyabone wirinde ingutiya no gutsura ikariso uramenye naba n'agacupa wenda ariko ngenda ariko ntakiri umwana aze kuyifata